Igihugu cya Uganda gikunze kugaragaramo impano z'abakiri bato kandi bakamamara ku isi. Akenshi kandi usanga abana baba baramamaye baba batanaturuka mu miryango ikomeye. Ubundi ahandi bimenyereye ko hamamara abana b'ibyamamare n'ubundi cyangwa se abaturuka mu miryango ikize. Mu bana twamenye bazamuye ibendera rya Uganda harimo itsinda rya Ghetto Kids ryamamaye cyane mu kubyina, Esther Mutesasra na musaza we Ezekiel Tesasra, Tengetenge n'abandi. Esther na musaza we bamenyekanye cyane ubwo bitabiraga amarushanwa ya East African Got Talent, aho bagaragaje impano yo kuririmba bakanegukana rino rushanwa. Sawa gusa kuko banitabiriye Canada Got Talent. Itsinda rya Ghetto Kids ni ry'abana bamaze kuba ibyamamare ku rwego mpuzamahanga mu kubyina neza cyane, dore ko bamaze kugira abakunzi benshi. Aba bana bamenyekanye cyane ubwo bagaragaraga mu ndirimbo z'abahanzi bakomeye nka Eddy Kenzo, mu ndirimbo Sitaros n'abandi bahanzi bo ku mugabane wa Amerika. Muri kiganiro tugiye kukugezaho umwana umaze kumenyekana cyane ku rubuga rwa TikTok ukunzwe n'abatari bake, Tengetenge. Ikaze nanone mu kiganiro, njyewe ugiye kukikugezaho nk'ibisanzwe ni Josie Katniss, bahaye ikaze. Nubwo tumuzi nka Tengetenge ariko ubundi amazina ye ni Rango. Ni umwana ukiri muto avuka mu muryango w'abatishoboye. Gusa ababyeyi be bamubaye hafi cyane mu gihe yamamaraga. Umuryango we ntabwo wigeze wiyumvisha ko uyu mwana yazigera yamamara bigeze hano. Tengetenge yavutse mu mwaka wa 2013, yatangiye kwamamara muri 2023 ubwo video ya mbere yashyize ku rubuga rwe rwa TikTok yarebwe ku nshuro zigera kuri miliyoni 125. Kuva ubwo uno mwana ntabwo yasubiye inyuma, yakomeje kugenda akundwa, aho kuri ubu afite abamukurikira barenga miliyoni 2 ku rubuga rwe rwa TikTok n'abarenga miliyoni 1.800 ku rubuga rwe rwa Instagram. Video ze kandi zagiye zisubirwaho n'abanyarwenya ku isi bazikorera ikizwi nka challenge. Uburyo bakora Miss Challenge zabo mu buryo bwabo z'uyu mwana bigaragara ko ziba zisekeje nta gushidikanya abantu bakabikunda. Tengetenge kandi afite impano yo kubyina byihariye. Ese n'umvuga ubundi Tengetenge yamamaye cyane ifatana tunamwitira rino izina yavuye he? Tengetenge ni akabyiniriro mu gace no mwana avukamo babyinira umwana urimo wiga gutambuka, nk'uko natwe mu Rwanda tugira tubyina tubyinirira umwana urimo wiga gutambuka tumutera imbaraga. Usibye kumukundira uko abyina, uko asetsa, hari benshi bamukundira uko areba bidapfa kwiganwa na buri wese, kuko amaso yateye ukuntu kwihariye. Uyu mwana kandi yarakunzwe cyane kugeza ubwo ibyamamare byinshi ku isi ndetse no mu gihugu avukamo bose bifuje guhura nawe. Mu gitaramo cy'urwenya giheruka kuba cya Comedy Story cyari cyatumiwemo na The Ben, Tengetenge yari yishimye mu buryo bukomeye, buryo abafana be bamuhaye amafaranga menshi cyane, ari nako bamusaba amaselfie ndetse no kubasinyira ama autograph. Saha gusa kuko yanishimiye cyane mu gitaramo cy'umuhanzi Pink Fameka, nk'umwe mu bakunzwe cyane muri Uganda. Iki gihe Tengetenge yinjiye ku rubyiniro atunguranye cyane, maze abari aho ngaho baramwishimira cyane. Ibyo byatumye umuhanzi Pink Fameka amuha impano ya telefone iri mu zigezweho ziri mu bwoko bwa iPhone. Ubwamamare bw'uyu mwana bwakomeje gufata indi ntera kuko imbyino ye iri mu zakoreshejwe n'ibyamamare ku isi. Bavuga nka Isaac Mike utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamamaye kuri TikTok ukurikirwa n'abarenga miliyoni 10. Yashyize hanze amashusho yishimira izi miliyoni 10 yari yujuje ku rubuga rwe rwa TikTok azibyinamo iyi challenge ya Tengetenge. Uyu yongera umubare w'ibihangange ku isi yakoze iyi challenge. Si uyu gusa kandi kuko n'uwahoze ari umugore wa Diamond Platnumz, Zari n'abana be bagaragaye bishimiye cyane kubyina iyi mbyino ya Tengetenge inshuro kandi nyinshi. Asha Skid ari mu byamamare bikomeye ku isi, aho ku mbuga nkoranyambaga akoresha akurikirwa n'abarenga miliyoni 50. Haherutse gutangaza ko azakora urugendo rumujyana Uganda agiye kureba uyu mwana Tengetenge. Uyu mwana kandi yanasuwe n'ikindi cyamamare nk'umudage uzwi ku izina rya Noel Goes Crazy uzwi kuri TikTok. Muramuzi cyane ni wa musore w'imisatsi myinshi yakunze kugaragara ari kumwe n'uyu mwana bazenguruka ahantu henshi muri Uganda, kandi avuga ko yaje muri iki gihugu azanywe no kureba Tengetenge. Mbona nubwo atekereza ko iki gihugu azigera kigeraho. Inzozi za Tengetenge ni ukuzaba umupilote mu gihe kizaza, dore ko ishuri ari cyo kintu yubaha kurusha ibindi. Indimi Tengetenge akoresha harimo Icyongereza,
Kigande n'ururimi rw'iwabo Rusoga rwo mu gace avukamo, kandi anavuga Igifaransa gikeya yiga mu ishuri, ariko iyo aganira n'abandi akunda gukoresha Icyongereza. Tengetenge ntakunda kuvuga ku muryango we, ku buryo niyo abibajijweho mu itangazamakuru nta kintu apfa gusubiza, ahubwo akenshi akunda kuvuga ati reka tuzabivugeho ubutaha. Gusa ikizwi ni uko Tengetenge adakomoka mu muryango wishoboye. Abanyamakuru bo muri Uganda bakunda kuvuga ku myidagaduro baherutse gutangaza ko Tengetenge afite ikibazo cy'indwara y'umwijima, aho bari kuvuga yuko akwiriye gukurikiranwa akavurwa. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, njye wakikugezagaho nk'ibisanzwe yari Jessica Kness. Ntibagirwe gukora share, like, comment ndetse na subscribe, ni akajambo k'umukara kanditse mu cyongereza cyangwa s'abonner mu gifaransa, ukamenya n'ikunze biri ku ruhande kugira ngo ujye uri update igihe cyose twakoze video nshyashya ikugereho uri uwa mbere. Ndabashimiye.